sha banza nta kazi katabaho nigeze nkora njyewe. Nari ndimo kubaninga uko hari agasitu nari mfite nari nkoreramo, nari ndi kubaninga mpita mbona aka message, nanone ni Pierre wabimbwiye. Arambwira ati hari umujizi wanjye ushaka abakinnyi bo kuzajya dukina iki film. Bitewe n'ukuntu niyaminiya numva ko ngiye nta kintu kibaho cyananira, mpita mvuga ngiye ntacyo bintwaye kabisa, fa kuba harimo iki ibiceri. So bigenda utyo, amereza umunsi tuzahuriraho, nibwo twaje aho hantu dukinira filme turahura. Ako nyuma nashe kubera ko twari twahaganiye aribwo bwa mbere bari bagiye gutangira, barambwira ati ni as team. Kandi ngiye ibyo ngibyo ntabwo nabyumvaga, numvaga ko ikinzanya ari iki ari amafaranga, tugakora bakamemba nkacishene. Ariko nyine naje gusanga iyo ikintu kikurimo n'ubundi kiba kikurimo ubugomba no kugikora. So twarageze turaganira, baduhereza umunsi, ako tuhava tumaze kwemeza ko ngo tuzajya dukora as team, mu gihe hari icyabonetse tugapasura hagati. Genda tumaze kubyumva, ngeze mu rugo hari umuntu wangiye mu matwi, nawe urabizi nyine satani ukuntu hazangara abantu babacanye ku maso. Arambwira si ibintu urimo iki. Ndamubwira rero ngiye nagiye mu bintu nkunze kandi nkuri iki amafaranga azaboneka ryari simbiza ariko azaza. Ngo ariko uri ikigoryi, ngo niba ndi ikigoryi wowe utari ikigoryi ngira ikingira inama. We ugiye kugenda ubabwira ati ni gutya, ugiye kuzajya ukora umubyizi utahane. Naho ibyo byacano nabo bazabyimenyera, bazayarya ku ruhande. Ndavuga uzi koko bya bintu ari byo. Nibwo nafashe telefone nandikira umuntu wadukoresheje inama uwo munsi, arambwira wowe ntaribi turaguhereza ayo yawe, ako vayo ubanze utwereke iki impano yawe, dushobora kuguhereza amafaranga ariko nta kintu ushoboye. Ako nyine nagiyeyo nsanga nyine n'ubundi ngeyo nisanze mu bantu benshi turi kwiyumvanamo, numva nishimiye, mba numva nabiba birenze ku buryo nagenda nkabikomeza. So twaraganiye te nabambajije ku kibazo natanze, ngira isoni zo kubaza amafaranga, n'ubundi birangira mvuze ngo ni as team. Turi kuganira uko ni inshuti yanjye twakundaga kugirana inama cyane. Arambwira se ubundi chance se ko ufite mashini ku mariki. Nanjye koko ngiye kureba nsanga mashini nta kimariye, no gukiraho nkashiramo movie nkareba nkumva ndishimye kuba mashini iraho ngaho, kuba nyifite tu, ako ntari namenye ikintu nshaka. So arambwira kandi ufite na phone, ahita mbwira nta kuntu wowe washaka umuhanzi ukiri anda ukamukorera amashusho, ukamubwira ntaribi ngewe kuba ndi kwimenyekanisha ko ninjiye mu gakino, mvayo ngufate nubwo ari kuri telefone mukorere, nubona ibintu nkoze ari bibi nufate iyo video uyihorera. Sa twiga uwo mugambi, Imana iramfasha biranacamo. Nafashe double kid atande pen, niyo nakubye nafatishije phone, niyo nafatishije phone, turayitunganya iki byose turabitunganya. Nyimuhaye ko nawe yarazi ko iri buze gusohoka imeze nabi, nyimuhaye itavuga wow boro ankoreye irarenze, nubwo nyine ishusho rimeze ukuntu, ako nyine urabizi cyane. Ariko mbese yasanze ibyo yari yiteze n'uburyo yasanze video imeze, yavuze ati kabisa ibana. Mbega ibyo namuhaye ntabwo ari byo yari yiteze, yumva ko nyine ngiye kumukorera ibintu biraho bitewe na level ndiho to, niko nabyita. TV3 waba warize ariko ugacikiriza amashuri yawe cyangwa ufite diploma ariko itakwemerera kujya muri kaminuza? Igisubizo ni Wisdom Academy. Tugane tuguhugura umwaka umwe gusa ubashe gukora kandida libre mu mashami yose wifuza. Tubagira kandi inama ku byo ushobora kwiga cyangwa wakora akazi kawe kakagenda neza, career guidance. Tugane hafi ya station kuri Sainte Famille cyangwa uduhamagare kuri 0788277224. Wisdom Academy. Wow, the future is now.
Yes, reka musubize kandi mwifurize ibihe byiza wowe ukurikiranye TVC Rwanda. Reka nizere ko umeze neza, reka nizere ko aho uri mu bice binyuranye by'isi ubuzima bumeze neza kandi n'utameze neza. Ndakomeza ndakubwira ko isi tubayemo niko bigenda, uyu munsi bari byiza ejo bikaba bibi, uyu munsi bari ejo bikaba byiza kubera Imana. Bityo nk'uko mubibona imbere za kamera zanyu, nanone mbazaniye uno muntu sinamenya ati ngo akora iki nyirizina. Ni umudirector, ni umuhanzi, ni umukomediye, nabyo mubimenye. Akora ibintu byinshi bitandukanye. Tugiye kuganira nawe ku mpano zitandukanye afite, azituganirizeho, atubwire se izo mpano zatangiye gute, n'iki akunda kurusha ikindi, ni ibihe ahugiyemo muri ino minsi. Tugahe ikaze kuri TVC Rwanda. Ya murakoze cyane. So banyita Chance, abenshi banzi nka Shaba, Lil Shaba, uko ubishaka nyine tu. Njyewe ndi umudirector, ndi umubyinnyi, mbese nkora ibintu byinshi, nta kintu kuri ino si nari nagerageza ngo cyanjye. Gusa nyine ndakeka uko turagenda tuganira muragenda mumenya cyane. Lil Shaba cyangwa Shabat, tugiye kuganira nawe, ariko mbere ko tuganira tuba tugomba kumenya ati se umuntu tugiye kuganira ameze gute, ari kwiyumva gute, arumva ameze gute muri life. Umeze fresh mbere na mbere? So ubuzima ni bwiza, ubuzima ni neza, buri kugenda neza. Gusa ku rundi ruhande ntawamenya tu aho buri kugenda bugongana. Ubuzima mbese ku ruhande rumwe burimo buragenda, Buri kugenda bukubitana bujya mu mitego. Yeah. Ariko bigaragara amaso umeze neza, n'abanyarwanda bagukurikiye barabona ko umeze fresh, usa neza, urakeye. Icyangwe cyo rwose ebana. Buriya njye ntabwo njya niburira, niyo naba ameze nabi ntabwo mba nshaka ko abantu bose babimenya ko meze nabi, babibone bansuye. Ariko niduhurira mu nzira ahita bavuga kiriya cyana nicyo mu ngagari cyaragaze. cyaragaze akiri mutoya. Lil Shaba, tuguhaye ikaze rero kuri TVC Rwanda. Hari nk'abantu benshi baba bifuza kumenya se, ubundi reka duhere ku cyiciro cyo kudirecting ikintu. Harimo umuntu ubona hari nka filime ziba zarakozwe cyangwa wenda indirimbo z'abahanzi batandukanye ziba zarakozwe, ariko ntamenye ngo iba byarakozwe gute. Nk'umuntu ufite ayo matsiko turagira ngo uyamumare mbere na mbere. So mbajije ikibazo gikomeye cyane ntabasha gusubiza, kuko ndi mushya muri bino bya director, ntabwo mbirambyemo cyane. So indirimbo cyangwa se filime iragora cyane cyane, ikigora ni filime kuyidirectinga. Ariko indirimbo biba byoroshye kuko ni ugufata akantu kandi uteranya urebe ko biri bujyana amajwi n'umunwa n'iki, ukavangamo n'utuntu tw'effect. Ariko filime byo bisaba kuyicarira witonze, uko wayidirectinze niko bijyana na edit, kugira filime ize kuryohera amaso y'abantu. Bivuge ko niba filime ushobora nko kuyikora nko mu gihe kingana gute, indirimbo yo ushobora kuyikora nko mu gihe kingana gute? Indirimbo yo ushobora kuyifata amasaha 3 kuri 2 iri kwitunganya. Ariko filime yo ishobora no kuntwara amasaha 10 cyangwa se 11 bitewe n'ukuntu ingana. So iyo haje ari komedi intwara amasaha 7 nyine, bitewe n'ukuntu mba nshaka gukora n'imbaraga zanjye zose kugira uri buze kuyibona avuge kabisa. Mba nshaka banera komenti bambwira uragerageza cyangwa se urabizi cyangwa se hari ikiri kubura. Biramfasha cyane nyine kunani binyungura ibindi bintu. Muranyihanganira ntabwo nzi Kinyarwanda neza. Mu diaspora? Aya ntabwo ndi mu diaspora. Ese gute akuri umunyarwanda? Yego ndi umunyarwanda, ariko Ikinyarwanda kinoze ku buryo nakivuga mu gacyumva. Kinyarwanda cyakindi bavuga ni bavuga. Icyo ngicyo cyarananiye no mu ishuri. Lil Shaba, ni nk'iyo feedback wigeze kwakira rwose ukavuga ati ebana n'umuntu comment amaje ebana irangwajije? Indirimbo ya mbere nakoze bayita Tande Peni,
nibwo bwa mbere nari nkinjira mu bya direct, narayikoze ewane, indirimbo yavuyemo nziza. Ndagusaba wowe uri buze gusohora uze kubereka akantu gato cyane. iyo ndirimbo yitwa Turn the Pain ni ya Double Kid. Double Kids. Yeah. Nayikoresheje telefone. Icyo gihe wayikoresheje telefone? Nayishutingishije telefone, ariko nyine amashusho edit bimeze neza. Iriya niyo ndirimbo yampaye feedback zituma nkomeza nkora cyane ntacika intege. Hakazaho indirimbo bita Tell Me ya Max Wizi, nayo narayikoze, ariko yo nayikoresheje kamera. Ngenda mbona feedback zituma nkomeza nkora izindi n'ibindi, neditinga n'amadance, nkagenda nkafata abantu bakambwira se niba bashaka gufata challenge nkazibafatira iki byose nkashiraho. Ako icya mbere navugaho, iriya ndirimbo ya Turn the Pain niyo yatumye ngira motivation yo gukomeza kuba ndi umudirect. Urumva ko umaze gukora projet nyinshi zimaze kujya hanze. Ese muri projet umaze gukora, abahanzi umaze gukorana nabo, haba harimo umuhanzi waje akagaruka akavuga ati ebana Lil Shaba respect, urwego rwanjye hari aho rwari ruri uraza, hari aho wafashije kuba rwagira? Yego, nubwo nyine abenshi badakunze gushima, ariko hari uwo bikora ku mutima bitewe n'ibyo namukoreye, akavuga uko biri kose ngomba gushimira Lil Shaba ko yankoreye ibintu byiza. Ino ndirimbo ya Max Wizi, bitewe n'ukuntu nayimukoreye n'ubushake nari mfite, niwe muntu wakoze return araza arambwira ati chance amafaranga nari kuguhereza nongeyeho aya ngaya bitewe n'ibintu wankoreye, nishimiye cyane. Nako kantu nako ni akantu kiyongera kuri motivation mba mfite, tuma yuko ariko kazi kanjye numva ko kazanunga. Lil Shaba hari ibintu usanga hari ukuntu bigorana, kuko ku bantu bakumenyereye usanga ukora nabo ukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ukina filime, ugatunganya amashusho ya filime nanone cyangwa imiziki itandukanye. Ese ubundi ibyo bintu kubihuza ubihuza gute? Kuko bisa nkaho ari ibintu bisaba igihe, bigasaba n'imbaraga. Ubihuza gute nka Lil Shaba? Umbajije ikibazo cyiza kandi gikomeye kugisubiza. Nanjye ubwanjye ntari namenya gushira ku murongo bitewe n'uko nyigitangira. Gusa uko biri, iyo ngiye muri movie nyigirira igihe. So indirimbo yo ntabwo nyikiri umuhanzi, naririmbye indirimbo imwe gusa, mpita mbona nyine ko atari kariyeri yanjye. Ubona ntakiri kuvamo? Mbona ntakiri kuvamo, ntakirimo. byo mpita mbihagarika. Dance ndayikomeza, nabyo mbona ntakiri kugenda. Ndavuga ati ase reka mfate ikintu kimwe ndebe ko biri bukunde. Ngize Imana nahuye n'umutipe bita Arafat, niwe wanyinjije mu bintu bya movie, kandi ndanamushimira cyane ko navuga ko ari umfatiye ahanini cyane ku bikoresho. Amfatiye ahanini ku bikoresho, nyine igikoresho aramfasha nkabasha kujya gukorera turiya duceri, nubwo ari duke ariko ni amafaranga aba make. Amafaranga aba make buriya, amafaranga aziyongera mu yandi kugenda aba menshi. Koko ni kuriya igihe ntago nyigikora umuziki, nicyo kintu warumbajije, nicyo nari ndimo kugusubiza. Ntabwo umuziki warawuhagaritse, ubu ngubu ibintu uhugiyemo cyane ni ugutunganya amashusho mu buryo buri professional, ndetse no gukina filime nk'uwabigize umwuga. Yego, ndetse byo muri minsi uhugiyemo cyane. Ese ubundi mbere na mbere, ubundi kugira utangire gutunganya amashusho mu buryo buri professional, igitekerezo cyaje gute? Byatangiye gute ubundi muri make? Yego, nari mfite mashini ya positive. Nari mfite akamashini ka positive, mfite Google Pixel 3a. So nari mfite inshuti yanjye bita Piero,
niwe twicaye turi kuganira kuko ni inshuti yanjye twakundaga kugirana inama cyane. Arambwira se ubundi chance se ko ufite mashini kumara iki? Nanjye koko ngiye kureba nsanga mashini nta kimariye, ni ugushyiraho nkashyiramo movie nkareba nkumva ndishimye kuba mashini iri aho ngaho, kuba nyifite tu, ariko ntari namenya ikintu nshaka. So arambwira kandi ufite na phone, ahita ambwira nta kuntu wowe washaka umuhanzi ukiri anda ukamukorera amashusho, ukamubwira ntaribi ngewe pfa kuba ndi kwimenyekanisha ko ninjiye mu gakino, mvayo nkufate nubwo ari kuri telefone mukorere, nubona ibintu nkoze ari bibi ntufate iyo video uyihorere. Twiga uwo mugambi, Imana iramfasha biranacamo. Nafashe double kid atande pen, niyo nakubye nafatishije phone, niyo nafatishije phone, turayitunganya, iki byose turabitunganya. Nyimuhaye ko nawe yarazi ko iri buze gusohoka imeze nabi, nyimuhaye ahita avuga wow, boro wankoreye irarenze, nubwo nyine ishusho rimeze ukuntu, ako nyine urabizi cyane. Ariko mbese yasanze ibyo yari yiteze n'uburyo yasanze video imeze, yavuze ati kabisa ibana. Mbega ibyo namuhaye ntabwo ari byo yari yiteze, yumva ko nyine ngiye kumukorera ibintu biraho bitewe na level ndiho to, niko nabyita. Ariko igitekerezo hanini naho ngaho cyavuye, kandi ndanamushimira, respect ku muntu wangiriye inama bita Piero. Twabyinanaga muri dance moderne, twese twabiviriyemo rimwe tubona ko nta kintu kibirimo, ku buryo numvaga ngiye kuva muri dance nkahita nifatira kuzajya nikorera ikiyede. Ariko ari danger bwo wumvaga dance biri kwanga, kavuga ati ako burya ni nabyiza buriya muri ubu buzima. Nta mpamvu yo gusuzugura umurimo, aho kugira ngo ugende wicare nta kintu urimo urunguka, ahubwo washakira ibindi bintu ushakiramo amafaranga. Icy'ingenzi ni uko aboneka, kandi akaboneka mu buryo buciye mu nzira, buciye mu muco. Lili Shaba, ikiganiro cyacu tugikomeza, reka noneho tugere no ku ruhande rwa filime byo mbere yuko utangira filime se wiyumvishemo yuko ufite iyo mpano yo gukina filime, cyangwa wenda n'ubundi nk'uko kuri directing byaje n'umuntu waguhaye igitekerezo akubwira ati ibi bintu nabyo bigiyemo ni fresh, urabizi kandi wabishobora, byo nabyo tuganiriza uko bimeze. Ndibuka banza nta kazi katabaho nigeze nkora ngewe. Nari ndimo kubaninga uko hari agasitu nari mfite nari nkoreramo, nari ndi kubaninga mpita mbona ka message, nanone ni Piero wabimbwiye. Arambwira ati hari umujizi wanjye ushaka abakinnyi bo kuzajya dukina iki film, bitewe n'ukuntu niyaminiya numva ko ngiye nta kintu kibaho cyananira, mpita mvuga ngiye ntacyo bintwaye kabisa, pfa kuba harimo iki ibiceri. So bigenda utyo, amereza umunsi tuzahuriraho, nibwo twaje aho hantu dukinira filime turahura. Ako nyuma nashe kubera ko twari twahaganiye aribwo bwa mbere bari bagiye gutangira, barambwira ati ni as team, kandi ngewe ibyo ngibyo ntabwo nabyumvaga, numvaga ko ikinzanya ari iki, ari amafaranga, tugakora bakampemba nkacishene. Ariko nyine naje gusanga iyo ikintu kikurimo n'ubundi kiba kikurimo, uba ugomba no kugikora. So twarageze turaganira, baduhereza umunsi, ako tuhava tumaze kwemeza ko ngo tuzajya dukora as team, mu gihe hari icyabonetse tugapasura hagati. Genda tumaze kubyumva, ngeze mu rugo hari umuntu wangiye mu matwi, nawe urabizi nyine satani ukuntu akora. Hanze ngara abantu baba bacanye ku maso, arambwira ese ibintu urimo iki. Ndamubwira rero ngewe nagiye mu bintu nkunze, kandi nkora iki amafaranga azaboneka ryari simbizi, ariko azaza. Ngo ariko uri ikigoryi, ngo niba ndi ikigoryi wowe utari ikigoryi ngira inama. We ugiye kugenda ubabwira ati ni gutya, ugiye kuzajya ukora umubyizi utahana. Naho ibyo byacaro nabo bazabyimenyera, bazayarya ku ruhande. Ndavuga uzi koko bya bintu ari byo.
nibwo nafashe telefone nandikira umuntu wadukoresheje inama uwo munsi, arambwira wowe nta ribi turaguhereza ayo yawe, ariko vayo ubanza utwereke iki impano yawe, dushobora kuguhereza amafaranga ariko nta kintu ushoboye. Ako nyine nagiyeyo nsanga nyine n'ubundi ngeyo nisanze mu bantu benshi turi kwiyumvanamo, numva nishimiye, mba numva nabiba birenze ku buryo nagenda nkabikomeza. So twaraganiye n'abambajije ku kibazo natanze ngira isoni zo kubaza amafaranga, n'ubundi birangira mvuze ngo ni Astim. N'ubundi turacyakora nka Astim kandi ndazikina bigakunda, ndanashimira abantu banzanyemo bakanyigisha utuntu n'utundi, n'Imana ya rurema ikomeza kumereza imbaraga. Okay. Irisha utuganirije ku mpande zombi zawe, hagati ku ruhande rwo gutunganya amashusho ndetse no gukina filime, ni ibintu ukora kandi wabigize umwuga kandi ukabikora nk'ibintu ukunda, ariko nanone nshobora kwibaza ese kuri utangira gutunganya amashusho hari ibyo wifuza kuba wageraho, ndetse no kuba waratangiye gukina filime nabyo hari ibyo wifuza kuba wageraho. Ndashaka utubwire kuri buri ruhande rwo gutunganya amashusho ndetse n'urwo gukina filime, bitewe na level wifuzaga kugeraho, urabona bigeze kuri level. Level nkiriho ndavuga yego, ntabwo ngiye kwishyira hejuru, nta bintu byinshi nzi, gusa nyine mba mfite abo mfatiraho urugero, mfata nka role model wanjye. Hazamo Gadi uriya mu director. Gadi ni nani, namufata nk'icyitegererezo wanjye, nyine mfatiraho urugero kuko nyine akora ibintu bya danje. So numvaga ko urugero ngiye nafata, cyangwa se ubu ngubu ndiho, yego ndi ku rugero ruto rukiri hasi, ariko nyine numva ko nzafata urwego rwa Gadi kandi nkanamurenga. Iyo niyo mana nsenga, gusa ni role model wanjye, nyine niwe mfatiraho icyitegererezo. Nibyo tukwifuriza nk'abanyamuryango ba TVC Rwanda ndetse n'abakunzi bari muri rusange, kandi ko Imana uzabigeraho. And then movie yo numva ko bitewe n'ukuntu mpana Nyakso Nyakso buriya ni umuntu wanjye, nubwo atanze ariko bizarangira namenye, bitewe n'ibintu nakunze nibyo ndimo, bizarangira tumenyanye to. Nyakso bivuze ko mu rugendo rwawe, yego byanga byakunda, hari ibyo umaze kugeraho, ariko hari n'ibyo wifuza kugeraho ugendeye kubo wagendeyeho kugira ngo winjire muri ibi bintu. Kuko icyo twumvishe ni uko kugira ngo ujye muri ibintu bya production, ni uko wagendeye kuri Gadi, kavuga ati ibintu Gadi akora ni byiza, ni fresh, nanjye ndifuza kuba nagera kuri ibyo ngibyo, no kugira ujye mu bintu bya filime, kuko wavuze ati uburyo Nyakso akoramo ibintu bye, style abikoramo ni byiza, nanjye ndamutse ngeze kuri level yiwe byaba byiza nkanayirenga, byaba ari ingirakamaro cyane. Mu kugana ku musozo, Ririshaba, nk'umuntu wifuza kuba yakora nk'ibintu ukora ariko akitinya akavuga ati biriya bintu bifite ba nyirabyo, ni nk'ikihe kintu wamubwira? Ikintu namubwira icya mbere ni ukwitinyuka, buri ukaba proud y'ikintu ukunda. Iyo ugiye mu kintu ukunda ugikora kurusha ugihatirizwa. Iyo ugiye mu kintu ukunda ugikorana n'umutima wawe wose, kuko nicyo kizaguhesha amahirwe yo kugira ngo ukore n'ibindi bya danje. Ikintu namubwiraho, ntucike intege kandi wumve ko uri nk'abandi bose. Icyo ukeka ko utakora wagikora, kuko twese hano turi ku isi, nta muntu uteze kuza kukubwira ati vayo mwigishe bino utabanje gukora iki, kumwigaragariza. So banza umwereke icyo ushoboye, azagufasha. Mu kugana ku musozo, ni iki wabwira abakunzi bawe, ni iki wabwira abakunzi ba TVC Rwanda barimo barakureba kano kanya, ni mwe butumwa wabagenera mu gusoza? Bya mbere na mbere ndashimira TV3 Rwanda, mwakoze kumpromota. So ko ntibagiwe akantu mbajije
nakayi kansubiriremo. Rero nkubajije nyine mu gusoza ikiganiro cyacu ni ikihe kintu wabwira abakunzi bawe muri rusange ndetse n'abakunzi ba TV3 Rwanda bagukurikiranye kano kanya? Cya mbere nabwira abakunzi banjye ndabakunda, so kandi ndumva mbakunda tu kuko mungaragariza urukundo kandi mugatuma ngira motivation y'ibyo ndimo nkabibera proud yabyo. Ikindi mukurikirane TV3 Rwanda ko ibahereza ibintu byinshi. Uyu munsi izana umuhanzi, ejo ikazana umukomediye, uzasanga yazanye n'umusazi hano kuri kamera. ntabwo twarobanura kuko afite ubwenge gusa. Mu gusoza harimo umuntu ushobora kwibaza se nk'umuhanzi wenda wifuza kuba yagira ibikorwa akorana nawe, ashobora se ndamutse mukeneye kugira ngo umfashe wenda mu ndirimbo cyangwa gushyira hanze, yagusanga kuri izo platform, yagusanga hagana he? So hari YouTube channel, hari TikTok, Instagram, ako bitewe no gukunda dance cyane sinari nahindura izina, ndakitwa Chance Dancer. Yego. Ndakitwa Chance Dancer, ndakeka na nimero zanjye za WhatsApp cyangwa se call bazishira muri text, muri description. Aho mwabasha kumbonera ni muri izo nce, cyane cyane nkunze kuba ndi kuri IG, wanyandikira ntacyo bitwaye njye nahita nkusubiza. IG amazina ukoresha ni Chance Dancer cyangwa ni Shaba? Ni Chance Dancer, so ukajya ushyiramo utudomo buri hagati y'ingomba. Reka tugushimire ku kiganiro ugiranye na TV3 Rwanda. Urakoze cyane. TV3